Muraho neza, hano ni kuri Blaze Hadar Tech. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakoresha ikoranabuhanga rya Suno AI mu gukora indirimbo yawe bwite. Ijwi, lyrics na beat byose barabigukorera. Tujyane mu buryo busha bwa music n'ubwenge bwo gukorana. Suno AI ni urubuga website rukoresha artificial intelligence kugira ngo rugufashe gukora indirimbo kuva ku bitekerezo by'amagambo lyrics kugera ku majwi, injyana n'ibikoresho bya music byose. Ushobora gutuma gukora indirimbo nshya utarinze kuba umuhanzi cyangwa producer. Subscribe kuri Blaze Hadar Tech. Follow me step by step. Uraza gusobanukirwa neza uko wakikorera indirimbo yawe nshya. Let's go. Yes guys, reka dukomeze. Urajya muri Play Store yawe, muri telefone yawe ukoresha Android. Urajya muri Play Store, uzaho gusacinga. Aha, handitse search. Wakande ugera ahantu hameze gutya uhita ukanda usacinga app yitwa Suno AI. Searching utegereze. Already urabona nge iri installed. Wowe urakanda handitse install. Dore app ni Suno ni. Iyi niyo app ya Suno AI. Wowe utari wayidownloadinga haraba handitse install. Urahita ukanda install uyishyire muri telefone yawe. Hanyuma urahita ugaruka. Nimara kuba installed urahita ukora back. Uzire muri telefone yawe, uyifungure ukore open, utegereze banze ifunguke. Urategereza umwanya mutoya kugira ngo ifunguke. Yes guys, urabona ko yamaze gufunguka. Urabona ko app yacu yamaze gufunguka. Ikintu urakora, urahita ujya kwa ka fresh ka music. Urahita uza ukande kuri aka fresh ka music. Ikurahita izitukanda ugakandeho. Urahita ugira ahantu hameze gutya. Hari dashboard imeze gutya. Ikintu urahita ukora, urandikamo amagambo y'indirimbo yawe, lyrics cyangwa se igitekerezo cy'indirimbo ushaka. Urahita wandika urugero kagena andika igitekerezo. Andike indirimbo yitwa kura subscribe. Ndandika kura subscribe kuri Blaze Hadar Tech. Ubu ni indirimbo ushaka kwandika irameze uko nguko. Kura subscribe kuri Blaze Hadar. Wowe niba ufite lyrics, indirimbo ushaka gukorera beat urandikamo yose, cyangwa se niba ufite igitekerezo cy'indirimbo ushaka nayo nukura bigenda. Ikintu urahita ukora noneho, urahita uhitamo ijwi. Urabona handitse male vocal na female vocal. Urahitamo ijwi ry'umuntu urayiririmba. Ikintu urakora, urahita uza niba ari male, urahita uza hano ha male uhakane. Urahita ukora bite bizana. Urahita biba male vocal. Ubwo ni umugabo uraza kwi. Urategereza, urabona ko indirimbo yatangiye kwirodinga. Numara gukanda create indirimbo urategereza yirodinga. Suno ihita gukora indirimbo yuzuye ifite beat, ijwi vocal rimeze neza na lyrics bijyanye. Suno kandi ntikeneye kuba umuririmbyi, ntibisaba kuba wari uri umuhanzi. Ushobora gukora indirimbo nyinshi mu minota mike kandi utari umuhanzi, utazi no kwandika indirimbo. Wibwira igitekerezo gusa cyangwa se ukayibwira lyrics ikaza kwandikira indirimbo. Iyo ndirimbo Suno iguhaye ushobora kuzikoresha ushyira kuri TikTok, kuri YouTube cyangwa se kuri Spotify. Reka dutegereze. Urategereza wihanganye network ni nkeya, niyo mpamvu uri kubona biri kugenda gutya. Turategereza kugeza igihe indirimbo yacu
irasorezwa, turategereza nk'umunota, ntabwo umunota urarenga. Urabona ko indirimbo yasojwe. Nanditse indirimbo zivuga ngo kora subscribe kuri Blaise Hadari. Dore niryo zina bampaye, subscribe kuri Blaise Hadari Tech. Baguha choose, baguha amahitamo y'indirimbo ebyiri. Dore iya mbere, dore iya kabiri. Wowe uhitamo indirimbo ushaka. Reka du playing ino ya mbere twumve. Playing. Iya mbere wayumvise, reka tujye no ku ya kabiri. Wibwira ko usobanukiwe na Android yawe, tegereza ibyo tugiye kukwereka muri video y'ubutaha. Subscribe kugira ngo ntuzacikwe, like, share niba wakunze video. Kandi ntiwibagiwe comment y'ibyo tuzabageza muri video y'ubutaha. Kuri Blaise Hadari Tech, ubwenge bujyana n'uburyohe.